wangiriye neza, wangiriye neza, ndagushima Mana, wangiriye neza. Ukumva waririmba ukavuga ngo ndagushima. Abisirayeli nabo babonye indirimbo bararirimba baruzuzwa. Nawe ndakwinginze mu izina rya Yesu, niba wakiriye igitangaza cy'Imana, niba wakiriye imbaraga z'Imana, niba wakiriye gukora kw'Imana, niba wumva hari ibyo Imana irangije ku buzima bwawe, niba wumva umunyegiputa wawe watsinzwe, ririmba ngo wangiriye neza, wangiriye neza. Turabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'umwami wacu Yesu ahorane namwe. Ni Rev.paster Abel tuyambaze. Ndashima Imana kubw'uyu mwanya mwiza Imana iduhaye kugira ngo twongere kuganira ku ijambo ryayo. Uyu ni umunsi wacu wa kabiri w'inyigisho turimo kwiga ivuga ngo kizwa ukire. Ariko intego y'icyigisho cy'uyu munsi iravuga ngo Uwiteka agutsindire Farawo wawe, Uwiteka agutsindire umunyegiputa wawe. Tugiye gusenga Imana, hanyuma turirimbe indirimbo ya 383. Ni indirimbo nkunda kuririmba. Ntabwo nyiririmba kubera ko nyizi, nta nubwo nyiririmba kubera ko ari uko yanditse mu gitabo gusa, ahubwo ni indirimbo ikora ku mutima buri muntu wese aba akwiriye gutekerezaho. Niyo mpamvu nkwinginga mu izina rya Yesu kugira ngo nawe nituba turimo kuririmba iyi ndirimbo ufata umwanya wo kuyiririmba no kuyumva no kuyitekerezaho no kongera kuyiha agaciro mu mutima wawe. Turagushimye mwami Imana yacu, turagushimye kuko uri Imana igira neza, turagushimye kuko uri Imana y'urukundo. Mana, mwanditsi wa Zaburi yaravuze ngo nibutse iminsi ya kera, ndeba imirimo y'intoke zawe, ngo ndagije kuramburira amaboko. Nanjye nkuramburiye amaboko kandi ndagushimiye kubw'ibyo wakoze. Turagushimiye kubw'iminsi itambutse, turagushimiye ku burinzi bwawe, turagushimiye mwami Imana kubw'ibyo ukomeje gukorera igihugu cyacu cy'u Rwanda. Turagushimiye kubyo ukoreye buri muntu uwo ari we wese. Izina ryawe rihabwe icyubahiro Mana. Uyu mwanya ndawugutuye kugira ngo umanukire kubana natwe, imbaraga z'umwuka wera zimanukira aha hantu, maze abazumva ubu butumwa uwo ari we wese Mana, ndasenze kugira ngo buzabe ubutumwa buhindura imitima, buzabe ubutumwa buhindura imibereho, buzabe ubutumwa buhindura intekerezo, buzabe ubutumwa bukora ku mutima wa buri wese. Kandi nanjye ndakwihaye kugira ngo kubera igikoresho nkoresha uko ushaka mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Icyamukanyikorera amaganya yanjye yose, Yesu gaturiza Uwiteka. Amenye yuko ibyanjye byose ubitegekesha ubugwaneza n'ubwenge burutaho. Amenye yuko ibyanjye byose ubitegekesha ubugwaneza n'ubwenge burutaho. Kenshi ntinyibiri bubeho, ngahagarika umutima mwami, ngize kwizera guke. Icyampa nkarorera rwose kwishingikiriza ku by'isi, nkakwizera wenyine. Icyampa nkarorera rwose kwishingikiriza by'isi, nkakwizera wenyine. Nabuzwa n'iki kuyisaba, nkajya
nyisunga nkayikoreza ayo maganya yose, nkahumurizwa no kumenya yuko ndatugaburira inyoni azayumvira nanjye, nkahumurizwa no kumenya yuko ndatugaburira inyoni azayumvira nanjye, ntitwizere uko bikwiriye, umutima uhagaze ujugunya hose amahoro yawo, ariko inyoni n'uburabyo binyigisha kumva nsubiriwe ibyago byago gusa, ariko inyoni n'uburabyo binyigisha kumva nsubiriwe n'ibyago byago gusa, umpe kumenya ibyo nigishwa n'uburabyo n'inyoni mukiza twishingikirizeho, ngeze aho ushaka mushorera, nuko menye nkiri mu makuba amahora ashira, ngeze aho ushaka mushorera, nuko menye nkiri mu makuba amahora adashira, ngeze aho ushaka mushorera, nuko menye nkiri mu makuba amahora adashira. Haleluya. Indirimbo ndayikunda, ni indirimbo igaruramo ibyiringiro ku muntu watakaje ibyiringiro, ni indirimbo yongera kugusubizamo imbaraga. Ibihe turimo abantu batakaje ibyiringiro, ibihe turimo abantu bacitse intege z'umutima, ariko ndakwinginze mu izina rya Yesu kugira ngo wongere guha agaciro iyi ndirimbo. Uyu mwanditsi w'indirimbo yararirimbye aravuga ngo icyamuka nyikorerera amaganya yanjye yose. Ibi ni ibihe tugezemo, abantu bikoreza amaganya yabo abandi bantu, kandi abo bikoreza amaganya nabo ubwabo bafite ayandi maganya babuze abo bayikoreza. Ariko umwanditsi aravuga ngo icyampa ukanyikorerera amaganya yanjye yose Yesu, ngo maze ngaturiza Uwiteka. Haleluya. Igitero cya kabiri ngo kenshi ntinya ibiri bubeho, ngo nkahagarika umutima mwami, ngo ngize kwizera guke, ngo ariko ngo icyama nkarorera rwose kwishingikiriza ku by'isi, ngo nkakwizera wenyine. Haleluya. Niki gitumye abantu babura ibyiringiro? Nuko abantu bafashe imitima yabo barangije bayerekeza ku bintu. Abantu bamaze kubura ibintu batakaza ibyiringiro. Nyigisho y'ubushize twarabivuze, abantu barimo baragenda ahantu henshi hatandukanye, barashaka ngo babahanurira amazu meza, babahanurira mu modoka meza, babahanurire za viza, babahanurire. Ariko reka mbabwire bwene data, ntabwo umugambi w'Imana ku buzima bwacu ariko tugenda mu mamodoka meza, ariko tugenda tuba mu mazu meza, ariko tujya muri za Amerika, kuko naho abantu barapfa. Muri Amerika abantu barababaye, muri Amerika abantu nabo bararasana ku nzira, abantu barahemukirana. Ariko reka nkubwire umugambi w'Imana ku buzima bwacu nuko tuzabona ubwami bwayo. Haleluya. Ukwiriye kuba ari byuha imbaraga, ukwiriye kuba ari byuha agaciro. Hanyuma igitero cya gatatu kiramubaza ngo nabuzwa n'iki kuyisaba, ngo nkajya nyisunga, ngo nkayikoreza ayo maganya yose, ngo gahumurizwa no kumenya yuko datugaburira inyoni azanyumvira nanjye. Haleluya. Nabuzwa n'iki? Ndagira ngo nkwinginge mu izina rya Yesu, wabuzwa n'iki kuyisaba?
ijambo ry'Imana riratubwira muri Matayo igice cya 7 umurongo wa 7, haravuga ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Umurongo wa 8 ngo kuko usabye ahabwa, ukomanze akingurirwa, kandi ushatse abona. Ni iki kitubuza gusaba Imana no guca bugufi kugira ngo iduhe iby'imitima yacu ikeneye? Ngo ntitwizera uko bikwiriye, ngo umutima uhagaze ujugunya rwose amahoro yawe. Ni iki gitumye tugira imitima ihagaze? Twatakaje ibyiringiro. Haleluya. Hanyuma ngo ariko inyoni n'uburabyo binyigisha nk'uko umunsi ukwiriye n'ibyawo byago gusa. Hanyuma igice cya 5 tarinjira mu ijambo, nagira ngo iyi ndirimbo maze nyivugeho kandi igufashe. Iravuga ngo umpe kumenya ibyo nigishwa n'uburabyo n'inyoni mukiza, ngo nkwishingikirizeho. Ariko noneho ngo ngeze aho ushaka mushorera, ngo nuko menye nkiri mu makuba amahoro adashira. Haleluya. Ukwiriye kumenya mu burwayi bwawe ko hari amahoro Imana itanga. Ukwiriye kumenya mu bukene bwawe ko hari amahoro Imana itanga. Ukwiriye kumenya mu bigeragezo ufite ko hari amahoro Imana itanga. Ukwiriye kumenya muri ubwo bugumba bwawe ko hari amahoro Imana itanga. Ukwiriye kumenyera mu bibazo byawe n'agahinda kawe ko hari Imana itangira amahoro aho ngaho uri, warangiza ukayizera yonyine. Nifuza kugira ngo nkubwire nuko iki gitero cya 5 ugitekerezaho cyane, ngo umpe kumenya ibyo nigishwa n'uburabyo n'inyoni mukiza, kwishingikirizeho. Bamwe biringiye abantu, abandi biringiye ababyeyi, abandi biringiye imiryango, abandi biringiye abakomeye, inshuti zabo, ariko igihe kirageze kugira ngo wongere kwiringira Imana. Munyemerere muri uyu mwanya nakire umusomyi amfashe gusoma. Yitwa Uwiteka, ni madamu wanjye kandi ndamushimira kuko ajya amfasha umurimo akanshyigikira. Reka rero musabe ansomere ijambo ry'Imana muri Zaburi 125, ansomere umurongo wa 1 n'umurongo wa 2. Hanyuma araza gusimbuka asome na Yeremiya 17 umurongo wa 7 kugeza ku wa 8 gusa. Uwiteka, bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Kuri 2, nk'uko imisozi igose i Yerusalemu, niko Uwiteka agota abantu be, uhereye none ukageza iteka ryose. Amen. Yeremiya 17 umurongo wa 7 haravuga ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Kuko azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi, gishorera imizi mu mugezi. Ntikizatinya amapfa nacana, ahubwo ikibabi cyacyo kizahorana itoto. Ntikizita ku mwaka wacanyemo amapfa, kandi ntikizareka kwera imbuto zacyo. Amen. Amen. Imana imuhe umugisha. Reka yisubirire kwicara. Narakoze. Zaburi 125 umurongo wa 1 haravuga ngo abiringiye Uwiteka ngo bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ngo ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Ngo nk'uko imisozi igose i Yerusalemu, ngo niko Uwiteka agota abantu be, ngo uhereye none ukageza iteka ryose. Amen. Haleluya. Abiringiye Uwiteka, kwiringira Uwiteka ukamushyiramo ibyiringiro byawe byose, umeze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa, ngo ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Ngo nk'uko imisozi igose i Yerusalemu, ngo niko Uwiteka agota abantu be, ngo uhereye none ukageza iteka ryose. Hanyuma muri Yeremiya 17 umurongo wa 7 niho havuga ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka, ngo Uwiteka akamubera ibyiringiro. Haleluya. Ngo kuko azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi, gishorera imizi mu mugezi, ngo ntikizatinya amapfa nacana, ngo ahubwo ikibabi cyacyo kizahorana itoto. Ngo ntikizita ku mwaka wacanyemo amapfa, kandi ntikizareka kwera imbuto zacyo. Mwene data, ndakwinginze mu izina rya Yesu, urimo kumva aya magambo, ukwiriye kwakira izo mbaraga zo kugira ibyiringiro uri no mu bihe by'ibigeragezo. Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha
kunyeganyezwa, ngo ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Noneho muri Yeremiya 10:7 rero ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro, ngo kuko azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi. Ndabikwifuriza mu izina rya Yesu. Gira izo mbaraga, umere nk'igiti cyatewe hafi y'amazi. Izuba ryava, mere nk'igiti cyatewe hafi y'amazi. Wasonza, mere nk'igiti cyatewe hafi y'amazi. Ibigeragezo byaza, mere nk'igiti cyatewe hafi y'amazi. Uburwayi bwaje, mere nk'igiti cyatewe hafi y'amazi. Ngo ntabwo kizita ku mwaka wacanyemo amapfa, ngo kandi ntikizareka kwera imbuto zacyo. Abakristo benshi iyo turi mu bibazo, iyo turi mu bigeragezo, iyo turi mu ntambara, iyo turi mu kaga, turacogora tugatendebuka tukava ku Mana tukayitakariza icyizere. Ariko ndakwinginze mu izina rya Yesu, komeza wera imbuto zawe, no mu bihe bikomeye umukristo mwiza akomeza kwera imbuto. Ndashaka ko tureba urugero rw'Abisiraheli. Abisiraheli bari muri Egiputa, bari barushye, bari bababaye, bari bababajwe. Iyo usomye muri Yeremiya 29 tubona ukuntu bageze igihe barushye cyane, barasengaga, baratakaga, bari bababaye. Abasaza barapfaga, abanyantege nke barapfaga, abadamu barapfaga, bari bakeneye kumva ijwi ry'Imana. Ariko umuhanuzi Yeremiya, Imana iramutuma, iramubwira ngo genda ubwira Abisiraheli ko bazatinda. Mwene data, ntabwo nzi igihe usengeye ikigeragezo cyawe, ariko ndagira ngo nkubwire ngo ushobora gusenga igihe kirekire, ariko ijwi ry'Imana ryaza kuza rikakubwira ngo uzatinda. Ari bene data b'Abadiventiste ndabakunda, baririmbye indirimbo nziza, ndayikunda, ntabwo nyizi cyane ariko nziho agace gatoya. Yavuga ngo komera mwene data ntugacike intege, Imana dukorera ni inyembabazi, amarira warize yose Imana irayazi, nta n'isengesho itumva niyo haba mu ibanga. Ye komera mwene data ntugacike intege, Imana dukorera ni inyembabazi, amarira warize yose Imana irayazi, nta n'isengesho itumva niyo haba mu ibanga. Imana ishobora kukubwira iti woya kubera impamvu. Yego, Imana ishobora kukubwira iti tegereza kubera impamvu. Ishobora no kugusubiza kubunonaha, Imana igushubije ujye uvuga uti yahehe. Haleluya. Iyi ndirimbo ntabwo nyizi cyane, wenda uzabona iyi video ntuzandenganye, ariko hari ukuntu ukunda indirimbo ukayikunda cyane, ariko ukita ku magambo yayo. Ibisubizo by'Imana bishobora kuza ari bitatu. Ishobora kukubwira ngo oya kubera impamvu, ishobora kukubwira ngo tegereza kubera impamvu, ishobora no kugusubirizaho none aha ngaha. Abisiraheli bari barimo gusenga bakeneye igisubizo kivuga ngo muratabawe, ariko Imana igiye kubasubiza irababwira ngo muzatinda mu kigeragezo cyanyu, ngo ariko imyaka 70 nabavuzaho nirangira ngo nzongera mbagarukeho, ngo nzongera mbagenderere mbasozeho ijambo ryanjye ryiza. Yeremiya 29:11 niho Imana yababwiye ngerega nzi ibyo nibwira nzabagirira. Abantu dukunda rero uwo murongo wa 11, ariko ntitwite ku mirongo ibanza uhereye ku murongo wa mbere, ngo wumve icyo Imana yabwiye Abisiraheli. Irababwira ngo muzatinda, ariko mu gutinda kwanyu hari ibyo ndimo kubategurira, kandi ibyo ndimo kubategurira imyaka nabavuzeho nirangira nzongera mbagenderere mbasozeho ijambo ryanjye ryiza. Ngwerega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ngo na mahoro si bibi, ngo kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma. Haleluya. Hanyuma y'Imana ndakwifuriza kuhategereza. Niba uri mu kigeragezo cyawe wishaka gusubirizwa hagati mu kigeragezo, ahubwo emera ugere ku musozo wacyo, kuko hanyuma yaho ngaho niho hari umugambi w'Imana. Haleluya. Abisiraheli bari barushye, ariko bumviye message nziza ivuga ngo mwe nimuhumure, hari igihe nabavuzeho. Tegereza igihe Imana yakuvuzeho, wikerezwa nuko uyu munsi uri ingumba itabyara, ariko ndagira nkubwire ngo hanyuma y'icyo kigeragezo cy'ubugumba hari umugambi mwiza w'Imana utarondoreka. Hanyuma y'uburwayi bwawe umaranye igihe abaganga bakubwiye kutakira, ariko ndagira nkubwire inkuru nziza ngo humura, muri ubwo burwayi bwawe
hari umugambi mwiza w'Imana ku buzima bwawe. Haleluya. Igihe cyarageze, reka nihute mu Kuva igice cya 14. Igihe cyarageze, Abisiraheli isezerano rirasohora, kuko bari barabwiwe ko bazava mu gihugu cy'uburetwa bakinjira mu gihugu cy'isezerano. Reka nkubwire, hari igihe wasengeye akazi ubabaye, ubabajwe n'ubushomeri, ariko igitangaje nuko no mu kazi kawe n'uyu munsi ugifite amarira agendanye n'ibyo mu kazi. Kandi warashubijwe, wasabye Imana akazi irakaguha, ariko uyu munsi ntabwo utuje. Uyu munsi ufite ibibazo, uyu munsi ufite ukugendaho, uyu munsi ufite amagambo mu kazi, uyu munsi wumva wanakareka, uyu munsi baragukoresha amanywa nijoro nta kuruhuka, uyu munsi ufite ibyo wijujutira mu kazi. Ariko ndagira ngo nkwibutse ngo ako kazi urimo kwijujutiramo ni igisubizo Imana yaguhaye. Mu rugendo rwose ugendamo rero ntihazabura intambara, mu rugendo ugendamo ntihazabura ubunyerere, mu rugendo ugendamo ntihazabura amagambo, mu rugendo ugendamo ntabwo hazabura amajwi. Ariko mwibuke, nababwiye ngo inyigisho yacu uyu munsi iravuga ngo Uwiteka agutsindire umunyegiputa wawe. Uwiteka agutsindire umunyegiputa wawe. Ntabwo ari ihame ko uba mu kazi ngo ubanemo intonganya, ntabwo ari ihame ko ujya mu rushako ngo urwo rushako urubanemo intonganya n'agahinda. Nubwo ariko tubyakira tukavuga ngo niko bigomba kumera, ariko ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo waremewe kubabara ku buryo ubuzima bwawe bwose bwuzuyemo ishavu n'agahinda n'amarira. Reka nkubwire, Imana yaguha urugo rwiza ukicara ukanezererwamo. Hanyuma Abisiraheli, Bibiliya iravuga ngo Kuva 14 umurongo wa 10 haravuga ngo Farawo abatuze, Abisiraheli bubura amaso babona abanyegiputa bahuruye inyuma yabo, baratinya cyane. Abisiraheli batakira Uwiteka, babaza Mose bati, nta mva zari muri Egiputa kutuzana ngo dupfire mu butayu? Ni iki cyatumye utugirira utyo kudukura muri Egiputa? Si ibyo twakubwiriraga muri Egiputa tuti tureke dukorera abanyegiputa, kuko ikiruta ari uko dukorera abanyegiputa biruta uko dupfira mu butayu. Mwene data, ndagira ngo nkubwire ngo iyo ibigeragezo byaje wifuza gusubira muri Egiputa, iyo ibigeragezo byaje wifuza gusubira hahandi wahoze, warakijijwe uri umukristo, ariko wahuye n'ibigeragezo urangije uravuga ngo ikiruta nuko nasubira kwibera umusinzi, kuko no mu nzira y'agakiza mpwiriyemo n'intambara. Ariko reka nkubwire mwene data, hari abantu rimwe tujya tunibeshya ngo no kujya mu nsengero tuba tugiye mu ijuru. Ku rusengero tugiye duhurirayo n'abaturage, duhurirayo n'inshuti zacu, duhurirayo n'abantu batandukanye. No ku rusengero wakomerekerayo, no ku rusengero washwanyagurikirayo, no ku rusengero wahemukirirwayo. Ahubwo icyambere ni kimwe, ni ukwita ku ijwi ryaguhamagaye, akaba ari ryo ugendana naryo. Hanyuma Abisiraheli ngo bumva amagare ya Farawo na Farawo n'ingabo ze zose, ngo barangije baratinya, baravuga ngo ariko Mose, ikiruta wari kutureka tukagenda tukigwira ku banyegiputa tugakora uburetwa. Waje muri korari urakomereka, kandi wari uzi yuko uje muri paradizo, ariko iyo korari wajemo waje uhuriramo n'abandi bantu, ntabwo ari mu ijuru waje. Ahubwo ikibazo ni kimwe, uza muri korari ijwi ryaguhamagaye ryaririye. Waje mu rusengero wumva ushaka gukizwa, ariko wageze mu rusengero ukomerekeramo, usangamo abantu bavuga amagambo, harimo ba Tobiya na basa ni Barati, amagambo ni menshi, amajwi ni menshi. Ariko reka nkubaza ikibazo, uza muri urwo rusengero urimo kurimo gushaka no kuruvamo, uzamo ijwi watangiranye naryo ryakubwiraga ngo iki ryaririye. Mu rugendo rero duhuriramo n'amajwi. Abisiraheli bahuye n'amajwi, batakaza ibyiringiro, batakaza icyizere, bibagirwa Imana yabahamagaye ibabwira ngo muhumure, nzabana namwe, nzagendana namwe, kandi nzabageza mu gihugu cy'isezerano. Mose we bamutakiye, wabura uwatakira. Areba mu bantu bose, abona abagabo bamuhindutse, abona abagore bamuhindutse, abona inshuti zamuhindutse. Iyo ugeze mu gice cya 16 ukomeje gusoma, hari n'abo bavuga ngo ikiruta twari kugwa ku nkono z'inyama n'amadegede kuruta uko dupfira mu butayu. Hari igihe twongera kwifuza gusubira hahandi twahoze. Ariko Mose yumva igisubizo yabahaye, nawe kwifuriza kwakira muri uyu mwanya mu izina rya Yesu. Ku murongo wa 13
ngo Mose asubiza abantu ati mwitinya mwihagararire gusa murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi, ngo kuko abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi, ngo Uwiteka ari bubarwanirire namwe mwicecekere mvugira ngo amen. Haleluya. Witinya wa mubyeyi we, witinya wa mugabo we, witinya nubwo intambara ari nyinshi ariko witinya. Umunyegiputa wawe ufite uyu munsi ntabwo uzongera kumubona ukundi, ndabyatuye mu izina rya Yesu. Uwo munyegiputa wakuzengereje, uwo munyegiputa w'uburwayi, uwo munyegiputa w'amagambo, uwo munyegiputa ushaka kugukura ku kazi, uwo munyegiputa wawe, umunyegiputa wabonye ntabwo uzongera kumubona ukundi. Yewe mugore wagiye mu rushako, wari wizeye kuzabona urubyaro, ariko umwaka ubaye wa 3, ubaye wa 5, ubaye wa 8, ubaye wa 15, ntabwo nzi igihe umaze mu gihe cy'ubugumba bwawe, ariko ndabyatuye mu izina rya Yesu. Uwo munyegiputa w'ubugumba ntabwo uzongera kumubona ukundi. Ni Imana ivuga bikaba, igakomera. Umunyegiputa wabonye, uracuruza ariko ufite inyatsi, urakora ibintu byaranze, ariko reka nkubwire mwene data, hari Imana ikiza inyatsi. Haleluya. Hari Imana ikuraho inyatsi. Uwo munyegiputa wawe witwa inyatsi mpagaze mu butware bw'Imana ishobora byose. Uwo munyegiputa ntabwo uzongera kumubona ukundi. Wari ugiye kuva mu by'ubucuruzi, ariko reka nkubwire bisubiremo, wongera ukomezanye ijwi watangiranye naryo ujya gucuruza, uvuge ngo Mana none nemeye kugendana nawe. Haleluya. Umunyegiputa wabonye ntabwo uzongera kumubona ukundi. Mose abwira Abisiraheli kuri 14 aravuga ngo Uwiteka ari bubarwanire ngo namwe mwicecekere. Hari ibigeragezo tugeramo rimwe na rimwe tukavuga, ukabwira inshuti, ugahera ku mbere ubwira inshuti uzi ngo zirakumva, ukagenda ukavuga uzi ngo umuntu arakumva, ariko yageza hagati akakubwira ati ko numva ibigeragezo byawe n'ibibazo ufite ko numva bizarangira unasaze. Umva inshuti, komana uzaba umusozi. Wagiye kubwira inshuti uzigiri buguha ijambo ry'ihumure, ariko kubera ko umaze kwibwira ibibazo ishoje kubwira ngo yewe ngo ndumva uzanasara. Ariko muri Yeremiya 17:7 havuze wizera Uwiteka ngo Uwiteka akamubera ibyiringiro. Haleluya. Mose Imana iramubaza kuri 15, iramubaza ngo Mose, niki gitumye untakira? Muri ufashe ibibazo byawe n'ibigeragezo byawe ukitekerezaho, wasanga ahubwo wowe uri mu mashimwe, hari abandi bantu bakeneye ubufasha bwawe. Jewe icyo kintu iyo urebye ukomeze ukisuza, ukongera ukijora, ukireba, ukareba ibikugarije, wasanga wowe hari abandi bantu bategereje kubona ubufasha bwawe barakubuze. Hanyuma ngo Mose, niki gituma untakira? Mpamvu yabazaga nuko yavugaga ngo ko ntarava ku masezerano n'abasezeraniye, niki kibateye kuntakira? Niki kibateye ubwoba? Niki? Ariko mwibuke yaririmbye, hari igitero kirimo kuvuga ngo umutima ujugunya amahoro yawo, ngo ariko inyoni n'uburabyo ngo binyigisha ko umunsi ukwiriwe n'ibyawo byago gusa. Mose ngo bwira Abisiraheli bakomeze bagende, nawe ndashaka kubwira ngo komeza ugende mu izina rya Yesu. Haleluya. Barabiretse, warize minervari irabura ukabona biranze, ariko reka nkubwire
reka nkubwire wibivamo, komeza ugende mu izina rya Yesu. Komeza ugende aho wari ugeze, ugende. Mu rushako byaranze, we n'umugabo wabonaga byanze, wafashe icyemezo uravuga ngo n'ubundi ngiye gusubira iwacu bizaba uko byakabaye, ariko reka nkubwire ihangana undi munota umwe wonyine. Komeza hari igitangaza Imana ishobora gukorera mu rugo rwawe. Komeza ugende. Birashoboka, 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 birashoboka. Uri imfubyi, warihebye, nta mbere nta nyuma, nta ubwira nta uhamagara, umwanzuro ubaye kwiyahura, ariko reka nkubwire uwo mugozi ujugunye ende umunota umwe urahagije wonyine, Imana igakora igitaka bwawe. Haleluya. Mana ubwira Abisiraheli bakomeze bagende. Niki bateye gutaka? Hanyuma Imana tandatu irashaka gukorana nawe, irashaka gukora igitangaza ku buzima bwawe no mu rugo rwawe, mu bucuruzi bwawe, mu rubyaro rwawe. Irashaka kugukorera igitangaza, ariko irashaka gukorana nawe. Ibwira Mose ngo nawe umanike inkoni yawe, urambure ukuboko hejuru y'inyanja, ngo uyigabanye Abisiraheli bace mu nyanja hagati, nko kavuga ngo amen. Nawe Imana irashaka gukorana nawe, nawe umanike. Ndashaka ngo hari Mose uhashyira izina ryawe uniterekemo, wumve icyo Imana ivugana nawe. Iri ngewe ndayigerera izera kwawe. Nawe umanike inkoni hejuru y'inyanja kugira ngo Abisiraheli aka waranyereye, wanyuze mu bunyerere bwinshi, urareba imbere ukabona, urumva inyuma amajwi ya Farawo n'ingabo ze n'amagare ye n'amafarashi byose, urareba impande ukabona imisozi. Ariko wibuke ijambo twatangiranye muri Zaburi 125 ngo abiringiye Uwiteka ngo bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ngo nkuko imisozi igose Yerusalemu, ngo ni Uwiteka gutabana. Haleluya. Ndagira ngo ujye muri iyo comfort zone y'Imana, ujye muri ubwo burinzi bw'Imana, hanyuma nawe nurangiza uvuge ngo niba imisozi igose Yerusalemu ikaba itanyeganyega, nanjye ndabyizeye yuko uyu munsi mpagaze mu butware bw'Imana ishobora. Hanyuma nanjye ndanangira imitima y'abanyegiputa bajyemo babakire, ngo mbone kwihesha icyo no ku ngabo ze zose no ku magare ye no ku bahetswe n'amafarashi. Wari uzi ko hari ibibazo biri imbere yawe Imana yabikiye kugira ngo iziheshe icyubahiro kuri byo? Wari ubizi? Ngo nanjye ndanangira umutima wa Farawo n'amagare n'amafarashi bose, ndabanangira umutima. Wari uzi yuko hari ibyo Imana yaretse kugira ngo bikubeho, ariko igihe cyayo nikigera yakuvuzeho nijya kugutabara izabona uko yihesha icyubahiro. Haleluya. Hanyuma ngo abanyegiputa bazamenya yuko ndi Uwiteka nimara kwihesha icyubahiro kuri Farawo no ku magare ye no ku bahetswe n'amafarashi. Guhera uyu munsi ndabyatuye mu izina rya Yesu. Wabaye iciro ry'imigani mu muryango, wabaye iciro ry'imigani mu baturanyi, wabaye iciro ry'imigani muri karitsiye, wabaye iciro ry'imigani mu mudugudu utuyemo. Ariko reka mbanze nkubwire, nabo bazamenya yuko Uwiteka ari Imana yawe, igiye kwihesha icyubahiro. Kandi nihesha icyubahiro, mu rubyaro izageramo, mu myambarire izageramo, mu gakiza izageramo, muri byose izageramo. Nanjye nzihesha icyubahiro. Hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Hanyuma cumi n'icyenda aravuga ngo marayika w'Imana wajyaga imbere y'ingabo z'Abisiraheli arahava, ajya inyuma yabo, ya nkingi y'igicu iva imbere yabo ihagarara inyuma yabo, ngo ijya hagati y'ingabo z'Abanyegiputa n'iz'Abisiraheli, ngo baribabera igicu n'umwijima, ngo abandi babera umucyo bamurikira ijoro nijoro, ngo ntibegerana ijoro ryose. Vuga ngo amen. Ntibegerana
Imana irashaka gufata marayika wayo igafata n'inkingi y'igicu ikabishyira hagati yawe n'umunyegiputa wawe, kugira ngo mu rugendo urimo kugendamo ntuzigere wegerana nawe mu izina rya Yesu. Nakubwiye ngo umunyegiputa wawe uyu munsi ntabwo uzongera kumubona ukundi. Marayika w'Umwami Imana n'inkingi y'igicu biva imbere bijya hagati yabo. Bamwe bibabera umucyo ubamurikira, ngo ariko abandi bibabera umwijima. Guhera uyu munsi turafatamira buri kintu cyose kihesheje icyubahiro ku buzima bwawe, kugira ngo noneho uyu munsi marayika w'Imana n'umucyo wayo bikomeze bikumurikira iteka ryose. Warebaga ubuzima bwawe ukabona bwuzuye umwijima, ariko reka nkubwire, hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Abanyegiputa biha gukurikira Abisiraheli, ngo ariko igihe kigeze, umva Bibiliya ukuntu imbwira, ngo Mose arambura ukuboko hejuru y'inyanja, ngo Uwiteka ahuhisha umuyaga mwinshi uvuye iburasirazuba, ngo ijoro ryose, ngo usubiza inyanja inyuma, ngo amazi uyagabanyamo kabiri, ngo maze hagati yaho yari hahinduka ubutaka bwumutse. Ngo Abisiraheli bajya mu nyanja hagati, baca nko ku butaka, ngo amazi ababera nk'inkike iburyo n'ibumoso. Ngo Abanyegiputa barabakurikira, ngo amafarashi ya Farawo yose n'amagare ye n'abahetswe n'amafarashi be, ngo bijya mu nyanja hagati bibakurikiye mu gicuku cya nyuma. Ndagira ngo usaba aho uri hose uvuge ngo mu gicuku cya nyuma. Wagize ibicuku byinshi, wagize ibicuku byo kurara ureba, wagize ibicuku byo kurara urira, wagize ibicuku by'amaganya, wagize ibicuku byo kuvuga ntihagire uwakumva. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo akirire ijambo rivuga ngo mu gicuku cya nyuma, mu gicuku cya nyuma y'ibigeragezo byawe, mu gicuku cya nyuma y'agahinda kawe, mu gicuku cya nyuma y'imibabaro yawe, mu gicuku cya nyuma y'ubugumba bwawe, mu gicuku cya nyuma hari igitangaza Imana igiye gukora. Bibiliya irambwira ngo mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitamuriye mu nkingi y'umuriro y'igicu, ngo yitegereze ingabo z'Abanyegiputa bacikamo igikuba. Uwiteka agiye guca igikuba ku munyegiputa wawe. Haleluya! Uwiteka arabitegereza. Imana irashaka gukorana nawe, ikagendana nawe, kandi irashaka kugufasha kureba umunyegiputa wacikamo igikuba. Witerwa ubwoba nabyo, hagarara muri za mbaraga. Hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Umunyegiputa wawe agiye gucikamo igikuba. Byatura uvuge ngo wa munyegiputa we, guhera uyu munsi nanjye nditeguye kukwitegereza ucikamo igikuba. Ngo akura inziga ku magare yabo, ngo bituma kururika ruhije cyane. Ngo Abanyegiputa baravuga bati duhunga Abisiraheli kuko Uwiteka barengera akarwanya Abanyegiputa. Avuga ngo amen. Niki kiguteye ubwoba? Arabaririmbyi njya nkunda, nakunze akaririmbo kabo, ni korari yitwa Abarobyi muri katedrali hano mubatiza wera hariya muri Anglikani. Hari indirimbo baririmbaga agace gatoya kavuga ngo niki kiguteye ubwoba ugasuhererwa nk'umugore urikunda ufashwe n'ibise. Niki kiguteye ubwoba ugasuhererwa nk'umugore urikunda ufashwe n'ibise? Hanyuma Uwiteka abwira Mose ati rambura ukuboko hejuru y'inyanja, amazi asubireyo ajye ku Banyegiputa no ku magare yabo no ku bahetswe n'amafarashi yabo no ku bahetswe n'amafarashi babo. Mose arambura ukuboko hejuru y'inyanja, mu museke inyanja isubizwamo guhurura kwayo. Abanyegiputa barayihunga. Uwiteka kunkumurira Abanyegiputa hagati mu nyanja, amazi asubira ahayo, arenga ku magare no ku bahetswe n'amafarashi no ku ngabo za Farawo zose zari zigiye mu nyanja zikurikiye Abisiraheli. Ntiharokoka n'umwe muri bo. Ngo ariko Abisiraheli ngo baca hagati mu nyanja nko ku butaka, ngo amazi ababera nk'inkike iburyo n'ibumoso. Haleluya! Reka nkubwire, ugiye kubona ubutabazi bw'Imana. Ibibazo byawe bigiye kuguhigamira iburyo n'ibumoso, kandi ugiye gutambuka wemye. Wagize amadeni menshi, ibiciro ry'imigani, wanyuraga ahantu hose abantu bakakuvuga, abantu barakuzi kuri karya myenda,
ariko reka nkubwire, iyo myenda yawe igiye kuguhigamira iburyo n'ibumoso, ugiye kuhanyura humutse nko ku butaka. Haleluya. Hanyuma nguko niko kuri uwo munsi Uwiteka yakijije Abisiraheli abanyegiputa, ngo Abisiraheli babona intumbi z'abanyegiputa ku nkombe y'inyanja, ngo Abisiraheli babona ibikomeye Uwiteka yakoresheje imbaraga ze ku banyegiputa, ngo ubwo bwoko butinya Uwiteka, ngo kandi bizera Uwiteka n'umugaragu we Mose. Haleluya. Ariko reka mbanze nkubwire, uwo munyegiputa wawe guhera uyu munsi ntabwo uzongera kumubona ukundi. Nunamubona uzamubona ari intumbi, ntabwo uzongera kumubona ari muzima. Nakubwiye ngo umuntu wese afite umunyegiputa we ku rwego rwawe uriho, waba uri umugore, waba uri umugabo, waba ukuri kose ufite umunyegiputa wawe, kandi uwo munyegiputa Uwiteka aramutsindishije mu izina rya Yesu. Uwiteka aramugutsindiye mu izina rya Yesu. Wakira izo mbaraga z'ubutsinzi. Hanyuma nguko niko kuri uwo munsi Uwiteka yakijije Abisiraheli abanyegiputa. Usomye kuri 15 nsoza igice cya 15 haravuga ngo indirimbo ya Mose. Iyo dukize ibibazo n'ibigeragezo, buri muntu wese yumva yajya mu rusengero akagenda agatera agakorasi akakaririmba akakabyina. Hari agakorasi abantu bajya bakunda ngo wangiriye neza, wangiriye neza, ndagushima Mana, wangiriye neza. Ukumva waririmba ukavuga ngo ndagushima. Abisiraheli nabo babonye indirimbo bararirimba baruzuzwa. Nawe ndakwinginze mu izina rya Yesu, niba wakiriye igitangaza cy'Imana, niba wakiriye imbaraga z'Imana, niba wakiriye gukora kw'Imana, niba wumva ari by'Imana irangije ku buzima bwawe, niba wumva umunyegiputa wawe watsinzwe, ririmba ngo wangiriye neza, wangiriye neza. Mose araririmba aravuga ngo maze Mose n'Abisiraheli baririmbira Uwiteka indirimbo bati, ndaririmbira Uwiteka kuko yanesheje bitangaje, ngo ifarashi n'uwihetse ngo yabiroshye mu nyanja, ngo Uwiteka ni imbaraga zanjye, ngo ni indirimbo yanjye, ngo ampindukiye agakiza, ngo uwo niwe Mana yanjye, ngo nanjye ndayihimbaza, ngo niyo Mana ya data, ngo nanjye ndayishyira hejuru. Haleluya. Ku murongo wa 3 arangije aravuga ngo Uwiteka ni intwari mu ntambara, ngo Uwiteka ni ryo zina rye. Nawe ndakwaturiraho indirimbo mu izina rya Yesu, vuga ngo ndaririmbira Uwiteka kuko yanesheje, ngo ifarashi n'uwihetse yabiroshye mu nyanja. Hanyuma ku murongo wa 3 usoza uvuga ngo Uwiteka ni intwari mu ntambara, Uwiteka ni intwari mu ntambara, ngo kandi Uwiteka ni ryo zina rye. Ndagira ngo nkubwire ngo mu bibazo byawe, mu bigeragezo byawe, mu gahinda kawe, mu kubura urubyaro kwawe, mu bukene bwawe, mu bushomeri bwawe, Uwiteka ni intwari mu ntambara, ngo kandi Uwiteka ni ryo zina rye. Mpatureho izo mbaraga mu izina rya Yesu, ambara izo mbaraga mu izina rya Yesu, uhagarare ku kigeragezo cyawe, uvuge ngo wa munyegiputa wese nzongera kukubona ukundi. Isi yuzuye ibiteye ubwoba n'ibiguca intege, n'umwijima utuma tutareba imbere iyo tujya. Nubwo bimeze bityo nzi neza ko icyo Imana yavuzeho, uko ari nta jambo Imana ivuga maze ngo rihere. Nzongera kucyo yavuze, nzongera naho yambwiye, kuko Imana atari umuntu wibeshye. Iyo yivuze biraba, yategeka bigakomera, ifite ijambo rya nyuma kuri jye. Nzongera kucyo yavuze. Ndakwingize mu izina rya Yesu, uyu ni umwanya wo gusenga. Niba ukurikiye iyi nyigisho ukaba wumva wakira imbaraga zo kwizera, aho uri hose ubishoboye,
washobora gupfukama, washobora gushyira umutwe ku meza y'ibiro wicayemo, aho waba uri hose, waba uri ku buriri, ndagira ngo nkubwire ngo waturize imbaraga, uvuge ngo wa munyegiputa wanjye we, guhera uyu munsi ushyizweho iherezo, ntabwo nzongera kukubona ukundi, ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu, ngo ni Uwiteka agose abantu be, wumve yuko uri mu burinzi bw'Imana, wumve ko uri mu mbaraga z'Imana, ngo kandi hahirwa uwizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro, ibyo byiringiro bikwaturiwe mu izina rya Yesu, izo mbaraga zikwaturiwe mu izina rya Yesu, wakira igitangaza cy'Imana ku buzima bwawe. Imana numvise mu mutima ndatwa gusengera abantu bakomeretse imitima kubera kubura urubyaro, n'Imana irema urubyaro, n'Imana ishyira imbuto mu nda, yahaye Sara kubyara, nawe uyu munsi yaguha kubyara, yarema icyo utigeze ubona mu buzima bwawe. Wumva ko ugiye kubona divorce, wari ugiye gutandukana n'umugabo kubera yuko mwabuze urubyaro, ariko ndahagarika mu izina rya Yesu, Imana ikora igitangaza, uwo munyegiputa ntuzongere kumubona ukundi, uwo munyegiputa ntuzongere kumubona ukundi. Wari ugiye gusezera akazi kubera ibigeragezo ufite mu kazi, ariko wicika intege witentebuka, akira imbaraga z'Imana mu izina rya Yesu. Turagushimye Imana ishobora byose, turagushimira kuri Imana nziza, turagushimira kuri Imana idukunda, turagushimira kuri Imana itwitaho. Urakoze kubw'inyigisho, kandi abanyegiputa bacu ngo ntabwo tuzongera kubabona ukundi. Ndasengera umugore uzabona iyi nyigisho, ndasengera umugabo uzabona iyi nyigisho, ndasengera urubyiruko ruzabona iyi nyigisho, ndasengera imfubyi zizabona iyi nyigisho, ndasengera ingumbi zizabona iyi nyigisho, kugira ngo Mana ubereke yuko ari we Mana ishobora byose. Mu gicuku cyanyu muritamurura, mu izina rya Yesu ndasenze kugira ngo natwe twitamururire, mu bigeragezo witamurure, mu ntambara witamurure, buri muntu wese umwitamururire. Buri wese afite Farawo we, uwo Farawo turamuzi, ariko twakira imbaraga zo gutsinda Farawo mu izina rya Yesu. Urakoze kuko uri Imana nziza, turagushimye kuko ubanye natwe, kukubona ukundi. Isi yuzuye ibiteye ubwoba n'ibiguca intege, n'umwijima utuma tutareba imbere iyo tujya. Nubwo bimeze bityo nzi neza ko icyo Imana yavuzeho, uko ari nta jambo Imana ivuga maze ngo rihere. Nzongera kucyo yavuze, nzongera naho yambwiye, kuko Imana atari umuntu wibeshye. Iyo yivuze biraba, yategeka bigakomera, ifite ijambo rya nyuma kuri jye.